umunyarwanda bivuze ukuri ngo muganugana kariho ndetse bakavuga ngo aho yanyuze ntihajya haca urwango. Nge ndivugira iminsi y'urukundo uwitwa Yebabawe Bogari ndetse na Loxah nyuma y'igihe batandukanye bagashwana neza ukajya ubona ko nta numwe uzongera guhuza n'undi, bakajya batukana cyane haba ku babyeyi ndetse no ku bindi bintu tudashatse kuvugira hano kuri kamera za Main Plus TV. Gusa ubu amakuru agezweho nuko witwa Yebabawe Bogari ndetse na Loxah bongeye gusubirana, ubu bakaba basubiye mu rukundo. Witwa Osimarito Musinga ndetse n'abandi batandukanye baherekeje Loxah kujya gusaba imbabazi uwitwa Yebabawe Bogari, bituma bongera gusubira mu rukundo. Ese banyarwanda murakubona uru rukundo rwa Yebabawe Bogari na Loxah ari urukundo rwa nyarwo, cyangwa hagati ya bombi harimo umwe uri kugenda afurapa undi amubeshya amuryarya? Nyamuneka mwe muzi kwandika amafilime, uru rukundo rwazavamo story nziza cyane yo kubwira abanyarwanda cyangwa abana bacu ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye ko hari abana bato bakundanye batazi ibyo bari gukora ndetse bameze muri make nk'abari kwikinisha bakinisha imitima yabo, n'ubundi bikarangira bakomeje kubabara. Ese banyarwandakazi, uwitwa Yebabawe Bogari afite umutima ukomeye wo kuzakira kongera gutabwa na Loxah byanga bikunda ashaka ko ari mu bantu barimo baramubeshya cyane, uru atari urukundo rwa nyarwo. Kandi umunyarwanda yavuze ati aho yanyuze ntihaca urwango. Aho ndavuga iminsi y'urukundo. Icyo utekereje Imana ikubabarire. Nge nari Evode w'Abanyarwanda.